natangira mbashimira cyane ko mwitabiriye ubutumire bwacu mukemera kuza kubana natwe muri iyi press conference igamije kulaunchinga Miss Rwanda 2021. Miss Rwanda ni irushanwa ritegurwa na Rwanda Inspiration Backup. Miss Rwanda ni ikintu cyahozeho kuva kera na kare, ariko ntabwo ari Miss Rwanda ari Nyampinga. Nyampinga ni igikorwa cyabayeho kuva kera, cyabayeho mbere n'abami bakiriho, ariko Nyampinga ntabwo yatorwaga for the same reasons tora Miss ubungubu. Nyampinga yatorwaga kugira ngo abere umwami umugore w'umwami. Ntabwo twebwe ubungubu dutora Nyampinga kugira ngo, cyane ko nta n'umwami tugifite, ntabwo dutora Nyampinga kugira ngo umugore w'umwami, dutora Nyampinga kugira ngo abere urugero rwiza abandi bana b'abakobwa. So Miss Rwanda ntabwo ari concept cyashya. Icyo kibazo tujya dukunda guhura nacyo tukagerageza kucyexplaininga mu buryo buri broad. Miss Rwanda ntabwo ari igikorwa cyavuga, ntabwo ari igikorwa umuntu yabyutse mu gitondo ahita atekereza. Ni ibintu byahozeho kuva kera, ni ibintu n'abakurambere bacu bakoraga. Nyampinga ari umukobwa uhiga impinga. So I just wanted to kugira ngo twese icyo kintu tucyumve kimwe. Hanyuma Miss Rwanda yongeye kuba nyuma ya Jenoside mu mwaka w'2009, ariko muri ibyo bihe ntabwo yategurwaga n'abikorera, yategurwaga na leta. Aho yaje kujya mu maboko y'abikorera rero byari muri 2012. Yes, muri 2012 itangira. Ubundi goals za Miss Rwanda byatangiye ari ukugira ngo Miss Rwanda ibe igikorwa ngarukamwaka, kuko Miss Rwanda kuva icyo gihe mu minsi yaratorwaga akamaraho umwaka, 2, 3 bakazongera. Donc Rwanda Inspiration Backup yagiyeho igamije kugira ngo Miss Rwanda ibe igikorwa kiri kuri calendar, an annual event, ibe igikorwa ngarukamwaka. Icyo ngicyo ndibaza kugeza ubu ngubu twese twakwemeranya yuko ari ikintu cyagezweho, ni one of the achievements of Miss Rwanda. Ikindi Rwanda Inspiration Backup yazanye nka goal byari kugira ngo Miss Rwanda ibe an international event, ibe igikorwa kiri international. Ntabwo mu myaka yashize Miss Rwanda igitegurwa n'abandi bantu, ntabwo it wasn't an international event, yari event yo mu gihugu. Miss Rwanda yatowe, ariko ntabwo bajyaga bajya mu marushanwa hanze gutyo. Donc Miss Rwanda organization cyangwa se Rwanda Inspiration Backup ni kimwe mu bintu yagiyeho igira ngo ikore iteze imbere Miss Rwanda on an international standard. Ndibaza yuko nabyo byagezweho, kuko Miss Rwanda ubu ngubu ni igikorwa ari Miss utowe abasha kwitabira ama international events, ama international beauty pageants. Ari abandi bakobwa ari bisonga nabo bitabira andi ma international events, cyane ko ubu ngubu dusigaye tugira na international coverages, ari CNN, ari France 24, ari tugira ama international coverages. Ikindi icyo tutari kwibagirwa, tutari no gukora bikitarimo, ni that aspect of culture, kugira ngo Miss Rwanda nubwo tuyishyira on an international standard, nubwo tuyishyira on international scenes, ntibe igikorwa kigamije cyane kuba international, twibagiye aspect y'umuco wacu. Nicyo gituma Miss Rwanda no muri criteria tugenderaho harimo beauty, ariko uburanga, abenshi bakunda kuvuga ko n'uburanga. Hakazamo brain, uko umukobwa atekereza, uko umukobwa yexprima, ibyo byose. Hakazamo culture, umuco, kugira ngo Miss Rwanda ibe unique. Miss Rwanda ntabwo dushaka yuko iba Miss ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Miss Rwanda ni Miss Rwanda, ntabwo ari Miss Kenya, ntabwo ari Miss South Africa, ni Miss Rwanda.
kugira ngo rero ibe Miss Rwanda nuko that touch of culture, that aspect of culture igumamo. Miss Rwanda rero ifite missions ebyiri, ariyo guteza imbere umwana w'umukobwa, girl empowerment, hakazamo na culture tourism, guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco. Nibaza yuko nabyo ibyo ngibyo mu achievements Miss Rwanda yagiye igeraho nicyo nacyo kirimo, kuko Miss Rwanda urebye iri mu marushanwa ateza imbere umwana w'umukobwa. Niyo mvuze umwana w'umukobwa ntabwo ndi kuvuga uwabaye Miss wambaye ikamba, no, ndi kuvuga umukobwa wese wakandagiye mu irushanwa, umukobwa wese wagize amahirwe yo kujya muri bootcamp, ntabwo avayo ameze nk'uko yagiye. Bishobora kuba atari ntabwo ndi buvuge ngo in terms of whether finances, in terms of, ariko in whatever aspect ntabwo umukobwa ava muri bootcamp nk'uko yagiye. So ndibaza yuko n'icyo nacyo ni ikintu cyagakwiriye kwishimirwa, kuko Miss Rwanda empowers a girl, kandi kuko nabivuze kuko tugira international coverages, international media coverages, twabashije ntabwo navuga ngo twarabikoze, ariko twashyizemo our inputs mu guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco. Ikindi izo nari kuvuga ni achievements za Miss Rwanda, za Rwanda Inspiration Backup nk'irushanwa nka company, ariko harimo na achievements z'abakobwa bagiye bageraho. Umukobwa wese utwaye ikamba rya Miss Rwanda murabizi yuko afite ibyo yahigiye imbere y'Abanyarwanda agomba gukora. Ku myaka yashize ntabwo recapinge byose, kuko namwe murabizi tubana namwe mu buzima bwa buri munsi nka Miss Rwanda. Muzi neza yuko Miss Rwanda ari irushanwa rifasha umukobwa kugira icyo afasha society. Ntabwo Miss Rwanda ikigira nziza ntabwo ari ririya kamba, ikimugira mwiza Miss Rwanda ntabwo ari ririya kamba yambaye, ari amasaros, ari amabara. That is one thing. Ariko ikigira Miss Rwanda, ikimugira Miss Rwanda nyawe ni icyo yamariye Abanyarwanda, icyo ririya kamba ryamariye Abanyarwanda. Ashobora gutorwa ntagire icyo akora. Ntabwo ririya kamba twebwe nka Miss Rwanda, ntabwo ririya kamba riturutira icyo yakoreye, ahubwo icyo yakoresheje, icyo ryamufashije gufasha Abanyarwanda bari in need, nicyo twebwe duha agaciro kurushaho. Ndibaza ibyinshi mubizi, ariko mpereye inyuma gatoya nko muri 2016 Miss Jolie yabashije gukora, niwe winitiatinze intergenerational dialogues, ari ibiganiro bihuza abakuru ndetse n'abatoya ndavuga aba youth, urubyiruko, kugira ngo to bridging ya gap. Harimo ikibazo cy'uko ntabwo abantu bakuru bakibona umwanya cyane wo kuganira natwe urubyiruko. So Jolie initiatinze iyo intergeneration dialogue kugira ngo ba bridging ya gap, kugira ngo n'umwana utari uhari muri bya bihe bya 92, 93, 91 amenye amateka uko yari ameze, amenye ngo byagendaga bite. So donc habemo iyo connection hagati y'abantu bakuru bakuze bazi ibya kera no muri youth. Ikindi yafashije, ngira murabizi, yafashije abantu benshi kubishyura mituweli, yafashije hari abana yafashije kwiga, hari abo yakamishirije for the whole year bari bararwaye. Ibyo byose ni ibikorwa bya Jolie. Tugiye kuri Elsa yabashije kuvuza abantu bagera mu 100 amaso, indwara y'ishaza. Ntabwo bafite imibare neza ariko barenga 1000. Afatanije n'ibitaro bya Kabgayi bafashije abo bantu babanaga n'indwara y'ishaza kubavura kugira ngo babone. Donc iyo wumvise umuntu, ntabwo namwita umwana ariko ni mutoya mu myaka ye, kuri we ikamba icyo ryamumariye ntabwo ari amafaranga yaribonyemo, ahubwo ni uko yafashije abandi, abo bantu hafi 100 kugira ngo babone. Umuntu utarerebaga, hari video nigeze kubona umukecuru amaze kuvurwa, ari kuvuga yuko yari amaze imyaka igera muri 6 atabona. So kumva yuko umwana w'umukobwa hari umuntu nk'uwo ngo yafashije umuntu wari umaze imyaka 6 ingahe atabona,
kuri ubu ngubu bakabareba abikesha Elsa. Nibaza yuko that is a big achievement. No mu yindi myaka mwagiye mubibona, Liliane yarwanije malnutrition, nakoze kuri agriculture, nawe muri gukora kuri mental health. Ni ibintu it's an ongoing process. Njya nkunda kuvuga Miss Rwanda abantu dukunda ku expecting aho byinshi cyane kuruta ibyo bo bafite mu bushobozi bwabo. Miss Rwanda njya bivuga, we have not built hospitals, ntabwo twubatse ibitaro, ntabwo twubatse amashuri, ntabwo twubatse imihanda, ariko se ayo mashuri have we helped people? Twigeze dufasha abantu kuyageramo? Yes. Elsa afite abana 10 na bangahe arihira kuva muri primary, kuva batangira primary arateganya kugendana nabo urwo rugendo rwose kugera barangije secondary. So we have not really helped. Ntabwo twigeze twubaka ishuri, ariko twafashije abana kujya muri ayo mashuri. Ntitwigeze twubaka ibitaro, ariko dufasha abantu kujya muri ibyo bitaro bakivuza cyangwa kubisohokamo mu gihe babuze ayo bishyura. So ntabwo ibikorwa bigomba kuba very grand kugira ngo bibe ibikorwa byiza, ahubwo even the smallest activities, even the smallest projects umuntu akora nizo zihereza Miss Rwanda ishema. Twebwe twishimira kumva yuko mu bakobwa bangahe twatoye hari uwafashije abana kwiga, hari uwavuje abantu, hari ibyo ngibyo byose. Ndumva recap ya Miss Rwanda ari iyo ngiyo mu bihe byashize, ariko most importantly ntago uru rugendo twarwigendaga twenyine nka Miss Rwanda organization, ntabwo twabishobora. Turashimira cyane kuva uru rugendo rwatangira abantu batubaye hafi, ari aba partners, ari aba sponsors. Ntabwo bose twabajyamo ngo tubarangize abo twatangiranye muri iyo myaka yashize naho turi kumwe ubu ngubu, ariko ndabizeza cyane yuko we never have walked that journey. Ntabwo twari kubishobora twenyine ku bwacu tutageze aba partners nk'abo ngabo turi kumwe. Hari abo twagize mu myaka yashize, hari abatari hano n'ubundi baba partners, ariko kugira ngo we are really grateful ko twabashije kugira aba partners beza, aba partners dukorana, twumvikana, kandi nabo who have the same goal and same mission nka Miss Rwanda. Ntabwo umuntu mwakorana muri in different directions. Ntabwo ushobora gukorana n'umuntu ibyo nkora we atabyumva nawe ibyo akora ntabyumva. So turashimira cyane aba partners batubaye hafi muri urwo rugendo twatangiye nka Miss Rwanda. Nihuse cyane rero iki gikorwa twagitekereje kugira ngo tulauncinge Miss Rwanda 2021, dufungure ku mugaragaro Miss Rwanda 2021. Miss Rwanda 2021 nkuko nabivuze, Miss Rwanda ni igikorwa ngarukamwaka. Murabizi twakoze Miss Rwanda 2020, abenshi mwagiye muyikomentingaho, habayeho gutinda, habayeho ibintu nk'ibyo ngibyo. Mboneraho n'umwanya wo kwisegura on behalf of Miss Rwanda kubwo ikibazo cyabaye cyo gukererwa. Habayemo ikibazo cyo aba judges gutinda, ariko ni ikigaragaza yuko they take their time. Ntabwo mvuze ko ari byiza, ariko they have taken their time. Buri munsi they take their time kugira ngo baduhe nyampinga ukwiriye, baduhe Miss Rwanda ukwiriye, kandi nanone ni ikigaragaza yuko they have freedom. Ariko nakomeza kubizeza yuko muri uyu mwaka no mu yindi myaka izaza tuzakomeza considering ikintu cy'amasaha cyane. Miss Rwanda turayifungura ku mugaragaro uyu munsi. Kwiyandikisha biratangira. Abakobwa bashaka kwiyandikisha kuri uyu munsi saa 6 z'ijoro. Our website is open. Turaza no kubereka website yacu nshyashya. Website yacu niho abakobwa bazajya banyura biyandikisha kwinjira mu irushanwa rya 2021. So guhera uyu munsi saa 6 abakobwa baratangira kwiyandikisha kugira ngo bajye muri nabo bahatanira ikamba rya Miss Rwanda 2021. Kalenda muzagenda muyigezwaho, ariko finale yo izaba ku itariki 20 z'ukwa gatatu. Ama auditions n'ubundi nkuko bisanzwe mutuba hafi. We'll keep in touch. Mumenyeshwe amatariki, muhabwe kalenda igihe auditions zizatangirira. Ariko nihuseho gatoya muri Miss Rwanda kuri ubu ngubu harimo impinduka, harimo ibintu byagiye bihinduka. Duhereye kuri criteria,
ama criteria yarahindutse ibisabwa kugira ngo winjire mu irushanwa. Ubundi yari imyaka kuva kuri 18 kugera kuri 24. Kuri ubu ngubu imyaka twarayongereye ni kuva kuri 18 kugera kuri 28. Ubundi twasabaga yuko umukobwa agomba kuba afite metero 1.70. Kuri ubu ngubu ntabwo hariho criteria ya metero, ahubwo hariho criteria ya body mass index. Kugira ngo umukobwa abe yabasha kwitabira irushanwa nuko aba afite a healthy body mass index. Agomba kuba ari in a healthy range iyo body mass index. Kuri website ndabashishikariza no kwisura kuri website murabibonaho kugira ngo umukobwa amenye yuko afite body mass index ihagije. Hariho ukuntu abibara, hariho ukuntu bigenda na explanations za body mass index uko bigomba kuba bimeze byose. Hanyuma n'ibihembo byarahindutse. Miss Rwanda ni irushanwa rikura umunsi ku munsi, aho twari turi muri 2020 ntabwo ariho turi ubu ngubu, aho twari turi muri 2019 ntabwo ariho turi ubu ngubu. Miss Rwanda is a growing project. Ntabwo duhora hamwe, ntabwo turi duhora kuri same level. Twatangiye Miss Rwanda ubundi haherekezwa umukobwa umwe, hahembwa umukobwa umwe. Kuri ubu ngubu mu myaka yashize bagenda bazamuka, turazamuka tujya guhemba umukobwa wabaye Miss, duhemba n'ibisonga, tuva ku guhemba ibisonga duhemba Miss n'ibisonga wenda na Miss Popularity. Ubu ngubu umwaka washize twahembye abakobwa bagera muri 7. Kuri ubu ngubu umukobwa wese uzabona ikamba, ubone abakobwa bagera mu 9 wese azabona igihembo. Kandi ubu ngubu twakoranye n'ama companies atandukanye ku buryo buri mukobwa uzabona a title azabasha kurepresenta any one of the companies dukorana nazo. Niba ari Miss wenda as a brand ambassador wa African Improved Foods, niba ari igisonga kibe brand ambassador w'indi company, niba ari Miss Popularity abe brand ambassador w'ikindi. Donc akorane na company iyo ariyo yose dukorana. Ikindi mu bihembo cyahindutseho harimo na titles nshyashya. Kuri ubu ngubu hazabamo Miss Talent, Talent Winner, not Miss Talent, Talent Winner. Talent Winner twagiye turealizinga yuko mu myaka yashize twajyaga tubona amatalents muri bootcamp, ariko muri bootcamp yasohoka ntabwo ntitubashe kumenya ngo byagenze bite, ntitubashe kubona iyo talent izamuka. Twebwe nka Miss Rwanda ni inshingano zacu yuko if we spot a talent mu mukobwa tubona ya developing, tubona yamugirira akamaro, ni inshingano yacu nka Miss Rwanda kuba twamufasha. So this year twahisemo yuko umukobwa wese uzatsinda talent azabona ibihembo bye, hanyuma ariko tumuhuze na institution ifite aho ihuriye n'ibyo akora. Niba ari umuririmbyi tuvuge, niba aririmba tumuhuze na Kina Music, maybe niba ari umubyinnyi tumuhuze n'inganzo ngari. So we're planning yuko umukobwa wese talent yose yaba afite. Rwanda igihugu cyacu ni igihugu kiri guteza imbere cyane arts. Tuzamuhuza na field of arts abarizwamo. Niba ari umuririmbyi nabivuze na Kina Music, niba ari artist tumuhuze na wenda no ku Nyundo abashushanya. Umukobwa wese kugira ngo uzatsinda talent ntituzishinje yuko that girl could have been, yari kuba umuhanzi mwiza, yari kuba umu artist mwiza, yari kuba umubyinnyi mwiza. Icyo kintu ntabwo dushaka yuko tuzongera kubaho, ahubwo tuzamufasha kugira ngo izo nzozi ze azigereho. Ikindi harimo indi title yitwa Best Innovation Project. Mu bintu bishyashya twifuje gukora nuko Miss azajya asanga hari umushinga uri already in place, atangire implementing uwo mushinga. Ndibaza representative wa African Improved Foods ari buze kubivugaho neza uwo mushinga. Miss azajya asanga hari umushinga uri already in place kugira ngo ahite atangira implementing, kugira ngo atazongera kubona twa tubazo Miss ari hehe, ari gukora iki. Murabizi mujya mubitubaza kenshi, ariko nukubera ko Miss yamaze gutorwa umushinga wo tumenya amaze gutorwa, ntabwo tuba tuwuzi. So umwanya wo kujya kwandika umushinga, gushakira project analyst, gushaka aba sponsors, ibyo byose yabitwaye amezi agera muri angahe, hanyuma tugatangira kubona abantu tubaza Miss ari gukora iki, Miss ari hehe. So kuri ubu ngubu twahisemo yuko hazajya haba hari umushinga uhari already,
bitabujije yuko umushinga we afite ku mutima ikintu yumva yifuza gukora yagikora. Project azajya akora African Foods barayisobanuraho neza, ariko nazana n'indi projet yifuza gukora ikintu kimuri ku mutima, nakomeje mbivuga kenshi, we support umukobwa n'ibyo yifuza gukora, turasupporta icyo ari project ari uko yifuza gukora, turabisupporta nka Miss Rwanda. So project azajya azana nayo tuzajya tumufasha kuimplementinga, ariko hari indi niyo yabyuka mu gitondo yarayatowe ahita akomeza akayikora. Ariko nkuko mubizi projects nizo Jolie araza kubitubwiraho neza, ariko biri muri bimwe aba judges bagenderagaho kugira ngo bahe amanota brain, donc ubwenge bw'umukobwa. So ukatekereza how much research has she done, ni gute adefenda projet ye, ni gute ayipresentinga. Ibyo byose nibyo byaduhaga the knowledge y'umukobwa ese donc afite ni gute atekereza. So ntabwo dushaka ko icyo kintu kivaho, icyo kintu n'ubundi kizakomeza kibeho, ariko ikizaba nuko niho tuzarebera best innovation project. Muri bootcamp tuzatumira aba project analysts aribo bakaba nk'aba judge, hanyuma abakobwa present project zabo, umukobwa umwe azahembwa na Beka, kandi nibo bazanamufasha muri implementation ya project ye. Ndibaza representative wa Beka ari buze kwivugaho neza. Uwo mukobwa azajya ahabwa ibihembo donc umukobwa wabonye title, ariko nanone akurikiranwe umushinga we ushyirwe mu bikorwa. Iyo projet ntabwo mubyumve neza, uyu mukobwa ntabwo ari Miss, ni umukobwa watsinze best innovation project. So iyo project rero izajya tuzamufasha kuyikurikirana, tumufasha kwishyira mu bikorwa, hanyuma azahembwa na Bank of Kigali. Ibindi ibihembo byo ni byinshi, amachangement yo ni menshi. Icyo numva kiri big uyu mwaka kuruta n'ibindi byose, nuko umukobwa wese uzabasha kugera muri bootcamp, all of the 20 girls azahabwa scholarship yo kwiga kuri University of Kigali. Abo bakobwa bose ntabwo scholarships bazahabwa ntabwo ari zimwe, kuko umukobwa tuvuge from the age of 18 to 28 baba bafite ntuza zitandukanye, level of education zitandukanye. So niba arangije secondaire azahabwa amahirwe yo kwiga university muri University of Kigali, niba arangije wenda tuvuge bachelors azahabwa amahirwe yo kwiga masters. So umukobwa wese azajya agenda ahabwa full scholarship bigendeye kuri level of education afite. Icyo nacyo ni ikintu numva cyakwishimirwa cyane, kuko nabyo ni irushanwa riri gukura, nabyo ni ikintu cyiza cyane. Ikindi ndumva ibyinshi nabivuze, ariko this year turashaka gukora Miss Rwanda with impact. N'ubundi niko twabikoraga, ariko uyu mwaka turifuza yuko Miss Rwanda itaba just an event. Tujya dukunda kubyumva, tubaza se Miss Rwanda ko tumuheruka torwa arihe. Turashaka yuko noneho Miss Rwanda iba a project, more than just an event, more than iriya final tureba ku ijoro rimwe, ibe a project, ibe a running project throughout the year. Nicyo gituma kuri uyu mwaka tuzakorana n'abakobwa bose babashe gutsindira amakamba, ari Miss Popularity, Miss Congeniality. Umukobwa wese abashe gutsindira ikamba, tuzakorana nawe kugira ngo tumufashe muri implementation ya project ye, tumufashe during the whole reign y'umwaka, kugira ngo Miss Rwanda ireke kuba just ikintu twumva mu matwi yacu habaye la event. Miss Rwanda ni igikorwa kinini, ku buryo ntabwo ndibaza Miss Rwanda iri kuba nta muntu uyoberwa ko Miss Rwanda iri kuba, kuko abantu bose baba bari kuvuga Miss Rwanda, ariko nyuma yaho akenshi ntabwo tujya tumenya ngo ntari kubiki. So kuri uyu mwaka Miss Rwanda turifuza yuko iba an impactful project, ku buryo dukomeza no kuyumva no mu matwi yacu through the whole. The unity that should be your dignity. Remember your beauty is African, is Rwandan. Stand for that. Your skin is African, your smile is Rwandan, your catwalk is amazing. Your brain is Rwandan. Ufite ubwiza, ufite ubumenyi, ufite umuco, dukeneye